ubwo ndyamye mu bicuku by'ijoro njya gukurura iyerekwa mbona marayika w'Uwiteka ampagaze iruhande ambwira ko ibyo nibwira nabivamo ahubwo ngakurikira inzira ya Yesu. Nahise mpaguruka ari mu gitondo cya kare njya mu rusengero ndasenga, numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo mva mwana wanje ibyari ibibazo mbigize ibisubizo. Reka ntangire ngushimira kandi nkwifuriza kugira ibihe byiza wowe udukurikiye hano kuri Narayibonye TV. Imana iguhe umugisha kandi turagukunda cyane, turakwishimiye. Nkuko mubibona imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umumama mwiza cyane, agiye gutangira yatwibwira. Nitwa Uwineza Florence. Ego urasa n'uduciramo muri make, utwibwire usengera he? Nitwa Uwineza Florence, nsengera mu Nkuru Nziza. Ego. Paruwasi ya Mukamira. Ubwo ugiye kuduhereza inkuru y'ubuzima bwawe cyangwa se ubuhamya. Mbere yuko dutangira rero urabanza udusengere. Turagushimye Uwiteka mutangabugingo, tugushimiye neza ugira, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi yatambutse, wabanye natwe uraturengera ubwo byari bitoroshe, wabanye natwe, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Nyakubahwa Imana rero uyu mwanya uduhaye ni mwiza cyane, n'uw'icyubahiro no gushimirwa, izina ryawe rihabwe icubahiro. Komeza uturagire, komeza utwiteho kandi ukomeza kubana natwe no kutugirira neza, tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu. Amen. Ego. Tuguhaye ikaze, tuguhaye na karibu mbese kuri iyi channel yacu ya online. Akaba ari aha ni channel yivuga butumwa. Tukaba tunagezaho abantu buhamya bugiye butandukanye kugira ngo bafashe abari hanze aha batureba bifuza kugira experience mu buzima cyangwa se no gukizwa bitewe n'inzira uba waraciyemo ukayibasangiza bikabafasha. Rero ndumva watangira ukatubwira gake gake tugenda tuganira. Yego, umwanya n'uwanyu. Ngewe n'ubundi mu buzima busanzwe nari umumama udakunda Imana, bigeze aho ndashaka, maze gushaka nyoboka mbyara abahungu, umukobwa umwe n'abahungu babiri, abana batatu. Ngeze aho mpura n'ibibazo, ngira umwana w'imfura ararwara mu buryo bukomeye, nyoboka inzira yo gusenga. Ngewe ubwanjye nari naraheranwe n'agahinda, mpora nigunga, mpora mu bibazo. Noneho hakubitiyemo n'ikigeragezo cy'umwana, nsa n'uwihebye, nsa n'ugiye mbese wihebye, nkumva natekereza no kumva nanakwiyahura, naja no mu rupfu. Ubwo ndyamye mu bicuku by'ijoro njya gukurura iyerekwa mbona marayika w'Uwiteka ampagaze iruhande ambwira ko ibyo nibwira nabivamo ahubwo ngakurikira inzira ya Yesu. Nahise mpaguruka ari mu gitondo cya kare njya mu rusengero ndasenga, numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo mva mwana wanje ibyari ibibazo mbigize ibisubizo, ndushaho gukomera. Ubwo nibwo umwana wanje yafashwe afatwa n'uburwayi bw'abadayimoni aragenda, nsa n'umubuze mushakisha cyane, ariko naje gusenga Imana ikambwira ngo nimpumure, ikampumuriza, Imana imba hafi. Noneho muri urwo rugendo njya gufata inzira njya mu butayu. Ngeze mu butayu ndasenga, numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo umwana wanje Imana igiye kumukiza, ikamukiza nta baganga. Ubwo ndakomeza ndasenga, ubu ngubu umwana yarorohewe, ntago nacecetse, nakomeje kwitekerezaho, ntekereza ibibazo nanyuzemo, ndavuga ntahubwo nanjye nagakwiye gufasha abandi gusenga, mfasha abandi gusenga. Ubwo nari ndi mu musozi, umumama aje kungerezaho igitekerezo cy'umutware we wasaze. Noneho akingejejeho dukomeza kwinginga Imana, turi mu musozi, turi mu butayu. Ubwo dusenze Imana, Imana iratubwira ngo uwo mutwarije kumukiza, nabwo iramukiza turabibona. Njya gusengera undi mumama wari umaze imyaka 2 atwite, nawe turasenga, dusenganye Imana itubwira amagambo akomeye, iratubwira ngo nituve mu byo twibwira tuyikurikire. Turayikurikira, dufata amasengesho y'iminsi 3. Ubwo dufasha amasengesho y'iminsi 3, Imana iduhishurira itubwira ko dusengera iminsi 7,
iminsi 7 tutarya tutanywa twiyiriza ubusa, nibwo umubyeyi iminsi 7 yarangiye yerekeza inzira yo kuja ku bitaro, yerekeje inzira yo kuja ku bitaro, abyara umwana w'umuhungu. Dushima Imana. Nyuma rero urugendo rwo gusenga rwarakomeje, duhura n'undi muhungu wari uje nawe yafashwe n'abazimu n'abadayimoni, nawe turasenga dukomeza gutakambira Imana, Imana iramukiza. Uko narushagaho gusengera abo bantu niko narushagaho kumva imbaraga z'Imana. Ubu ngubu ngezaho umuntu yaza arwaye arembye kamusengera gakira. Ntago rero imirimo y'Imana yigeze irekeraho. Hari umuntu umwe wazanye umwana amuzana, umwana aticara, umwana adahagarara, abibona nk'aho umwana uruti rw'umugongo rwacitse. Nabwo turakomeza twinginga Imana, ndakambira Uwiteka. Ubwo aticaraga tubona aricaye, ubwo atahagararaga tubona arahagaze kubw'imbaraga z'Imana. Ubwo atabashaga kugira kumutamika kwabaga gufata umunwa bakasamura ikintu bagasuka, ariko ubu ngubu Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Ubu arimo arifashe igikombe, arimo aranwa. Ubwo ni ukuri umubyeyi warimo ari gushima, natwe twasenze turimo turi gushima. Imana ntago yakomeje kureka gukora imirimo n'ibitangaza. Ubwo twasengeye umumama wari umaze imyaka 6 ari mugongo, turasenga, Imana igerageza gukamya umuvu w'amaraso ku buzima bwe. Ntago twacecetse. Ubwo turimo dusenga, Imana iratubwira ngo nidufate ibihe by'iminsi 4. Noneho Imana ituzanira umupapa utarumvaga, ntago yumvaga kandi ntiyavugaga. Tumusengeye ni ukuri ubu arimo aravuga kandi arimo anarumva. Ibyo turi kubishimira Imana. Noneho abafite ibibazo bitandukanye, ibigeragezo, abahuye n'ubwihebe mu nzira, tukagenda tubaganiza, twihanisha abantu ibyaha, natwe ari niko twihana. Ubwo turakomeza. Ubu intera tugezemo niyo gusengera ibyifuzo bitandukanye. Abantu bafite abana bamugaye tukabasengera, Imana ikabafasha bagakira. Abafite uburwayi bwo mu mutwe turasenga bagakira, Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Hari abantu baba bafatwa n'ibintu by'amadayimoni ariko biba bisa n'ibyihishe, bagera mu amazu yabo bakabasohokamo. Ubwo rero abo iyo dusenze Imana igenda itwiyereka, abantu bagakira. Nkunze ko utubwiye ko hagezweho urwego rwo gusengera abantu ku byifuzo runaka, byase n'abarwayi haba mu mutwe n'ubundi burwayi bugiye butandukanye. Mu gusoza iki kiganiro uraza kudufasha usengere abantu badukurikiye, kuko tuba dukurikiwe n'abantu bagiye batandukanye bari mu bigeragezo bigiye bitandukanye. Mboneraho no kwihanganisha wari we wese waba utameze neza, musaba kugira ngo asenge cyane. Nawe uraza kudufasha. Turagushimye Uwiteka, turaguhimbaje amasaha, tugushimiye neza ugira n'ubuntu ugira. Uwiteka nyagora ku ngoma Imana, kweretse abavandimwe bari mu ngeri zitandukanye, abari mu gihugu cyacu n'abari mu mahanga. Komeje kuba kwereka mbakuragiza, arufite uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo ugere mu mutwe ugira icyo ukora. Arabarwaye indwara z'imigongo zananiranye kugira ngo ugere mu migongo yabo ugira icyo ukora. Hari n'abafite uburwayi bw'amaguru, Uwiteka nyagora ku ngoma Imana, baba badashobora kubona uko bavaho bari. Hari n'abana barwaye bafite ingingo zidashitse, ariko Uwiteka niwe ushoboye byose. Ndabyibuka ugeze ku kidendezo wari umaze imyaka 38, uhageze ukora imirimo n'ibitangaza. Uramubwira ngo niyikorere uburiri bwe yigendere, ibyo bija bidufasha kuko n'uburi kumwe natwe. Umumama wari umaze imyaka 12 arwaye indwara y'umugongo, yakoze ku gishura cyawe Yesu arakira. Ibyo biduhamya bukomeye ko uri kumwe natwe, kandi ko indwara zose dufite zitandukanye ukwegeye akaguhamagara kujukiza, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Witeka nyagora ku ngoma Imana, nkweretse n'abatwite. Hari abinda zija zigerageza guheraho kubw'ibibazo, kubw'ibigeragezo, nabo ndabakweretse kubadukurikiye kugira ngo bagereho, ubiteho kandi ubagirire neza. Nyagora ku ngoma Imana, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Iyo ugeze mu nda irimo itwite, uje ukora igitangaza, uwari utazabyara akabyara. Data ndabyibutse Uwiteka nyagora ku ngoma Imana, ubwo wageze kwa Sara
ubwo yari ashaje ageze mu zabukuru, Uwiteka Nyagora ku ngoma Imana waritamuruye ubaha umwana w'umuhungu, ubwo byari bitoroshe, ubwo Penina yari arimo abakwena, ari kurinda ijambo karinda n'uwo waribwiye, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Nyagora ku ngoma Imana rero ugeze kwa Lazaro, ubwo yari amaze iminsi 4 mu gituro, warigaragaje ubwo Yesu Kristo wavugaga ngo nubwo apfuye ari ngo nubwo abantu bazi ngo yapfuye ariko arasinziye, uhageze uhakora imirimo n'ibitangaza, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Kweretse abari hafi n'abari kure kugira ngo bagirire neza, ubatabare kukuri Imana, ubatabare kukuri Mesiya. Uwiteka Nyagora ku ngoma Imana, abarimo baburi bitotsi bibahe, Uwiteka bajanye imitima kure kubw'inzara ubagaburire kukuri Imana. Ndabyibuka Nyagora ku ngoma Imana Yesu Kristo ubwo wageze ahantu abantu bari bashonje, bakweretse umubabaro w'inzara, uhaza abantu 500,000, abagore n'abana batarimo, uriyerekana, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Ibyo bari kubona bitabahaza ndetse birasaguka, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Dukomeje kukwinginga no kuguhendahenda, dukomeje kuguhamagara Uwiteka, utugerere mu Rwanda rwacu, utanga umutekano, ugere no mu mahanga naho witwa Imana. Nukuri Nyagora ku ngoma Imana, nkweretse n'abandi bari gusenga mu ngeri zitandukanye, ndakwinginze kugira ngo ubiteho kandi ubasure kukuri Imana, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ngaho Nyagora ku ngoma Imana rero niwe utugerera hafi na kure, niwe utugerera amaboko yacu atagera, niwe utugerera amaguru yacu atagera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Ngo komeza kuganza no gutegeka, tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane. Twemerere ko ubutana nitugukenera ko waza ukaganiriza abantu cyangwa se ukabigisha badukurikiye, uzaboneka. Nta kibazo, ubu ikigero ngezemo nicyo gukorera Imana. Amen. Turagushimiye cyane rero, nanashishikariza aho warudukurikiye gusangiza abandi ubutumwa, ukora share, ndetse ukanda hasi muri ako kabuto k'umutuku kanditsemo subscribe. Turabashimiye cyane kandi turabakunda. Imana ikomeze kubaha umugisha.